mw'ijuru. Imana ititure mu muntu kandi agira ishusho yacatwara isi, aremwa mu mukungugu n'ubwiza butangaje, kandi agira icyubahiro agenga isi yaremye. maze aremwa n'icyubahiro gitangaje, ndetse n'Imana imugabira Edeni nziza, wayiteho n'inshingano ahawe n'Imana. Imana ibona ko ari byiza ndetse byiza cyane, maze aremwa n'icyubahiro gitangaje, ndetse n'Imana imugabira Edeni nziza, wayiteho n'inshingano ahawe n'Imana. Imana ibona ko ari byiza ndetse byiza cyane. Umuntu aracumura, Imana ibigushije ishyano, maze Satani munyaga ubutware bwe. Mu nama y'agakiza yasabye ingenzi amucungura, kandi mubature mu byaha amuha umudendezo. Bagarurirwe ubutware bwe, kandi aragwe n'ubugingo bw'iteka. Umukiza yavuye mw'ijuru kubera urukundo rwe, maze avukira mw'isi mu buryo bworoheje, ageragezwa uburyo bwose kandi ntiyacumura. Arangiza byose yunze umuntu n'ijuru, ari bugufi dore araje mu cyubahiro cy'umwami w'abami. Azanye amakamba atatseho inyenyeri, wayagororere abamwiyeguriye. Ari bugufi dore araje mu cyubahiro cy'umwami w'abami. Azanye amakamba atatseho inyenyeri, wayagororere abamwiyeguriye. Iyo kugaruka mujyabo yacunguye, mbese uriteguye nshuti kujyana nawe rwose? Mbese ibishura byawe byere mu maraso ye yeza, kandi azishimira cyane kubana mu bwami bwe.